Muraho neza, amazina ni Turatimana Idi, YouTube channel ni Rwanda Real Estate. Kuri wowe rero ushaka kubaka amapartoma, kuri wowe ushaka kubaka inzu zigezweho nk'izi ngizi muri kubona haruguru, ngufitiye ikibanza cyiza cyane kiri Kicukiro mu Kagarama hafi ya Sport TV. Kuri kaburimbo nyirango muri kwibona. Ikibanza cyacu gifite ubuso bwa 938 kuri miliyoni 250 y'amafaranga y'u Rwanda. Reka tujye mu kibanza noneho nyirizina tubereke uburyo kimeze. Ni iki ngiki gikorotiriye n'aya mabati nyirango muri kwibona. Reka tujye mu kibanza nyirizina murebe ubwiza bwacyo ndetse n'imbibi zacyo neza cyane. Kubibona rero ni ikibanza kinini nkuko muri kubona imbibi zacyo, ni ikibanza kiri ahantu heza hubatswe amazu meza. Murabona ko imbere yacyo hari amazu meza y'imitamenwa. Quartier yo ni nta makemwa. Kuri miliyoni 250 iki kibanza ntikigucike, ndakwinginze. Nkurikira rero kuri Rwanda Real Estate, wibuke gukanda subscribe, like, share na comment kugira ngo mujye mureba ibyiza tubafitiye nka Rwanda Real Estate. Murakoze, murakagira Imana n'amafaranga yo kugura iki kibanza.